warabikoze warabikoze icyo wabwiye Gideyoni bazaba umunyembaraga warabikoze 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 nawe icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukabisohoza nawe icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukabisohoza mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukabisohoza mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukabisohoza barakoze cyane abaririmbyi baraturirimbiye neza cyane bafite ubuhamya bwinshi bw'ibyo Imana yavuze kandi ko yabisohoje ngo nta kimana ivuga ngo gihere ngo icyo wavuze uragisohoza ngo wasezeranyije Hana kumuha umwana w'umuhungu ngo ibyo warabikoze Imana nta kintu na kimwe ivuga ngo gihere hari ikintu muri ino minsi mwuka yari amaze igihe akanyereka igihe cyose nagiye ngira ubwoba bw'ikintu nkahangayika nkibaza mana kino kintu kirarangira gute mana bikarangira kirangiye mbese bisa nka kwa kundi ushobora nko gushyira umuceri katuvuge wenda umuceri mu kirahuri hakajya haza nk'inkoko igakubitaho ku ruhande umuceri ukagira ubwoba ukagira ubwoba ngo bagiye kuturya ariko hagati harimo ikirahuri kiri transparent ariko ari inkoko ntishobora kubona icyo kirahuri ari n'umuceri ntubona ko icyo kirahuri gihari yabivuga ngo rero twagiye tugira ubwoba bwinshi twibaza ngo biragenda bite umuntu ararwaye se bizagenda bite napfa tuzabaho dute akazi tukavuyeho ese bizagenda bite ni byinshi byagiye dutera ubwoba ariko Imana ikabidutambutsa niyo nkuru ndakuramukije Imana iguhe umugisha ugasanga turibaza ngo bizagenda biti ni ikibazo buri muntu wese yibaza amaherezo ya kino kintu kizagenda biti ariko ikintu cyose cyagize itangiriro kuri iyi si kigira n'iherezo ikintu cyose cyatangiye abanyarwanda bo imigani yabo ndayikunda baravuze ngo nta mvura igwa ntihite nta mvura igwaho ntihite ikintu cyose cyatangiye uzajya kubona une kirarangiye kandi buri kintu cyose kigira iherezo so rero ako kantu kanjemo ndeba disi ukuntu nagiye mpangayika iki n'iki kiragenda gute ubwoba bukanyica njya kubona ahantu kiratambutse uriya biriya byose umwuka yarabagira ngo akurure iyo record angarurire anyereke ko nkwiye kumwizera mu bintu byose akambwira ngo anje ni ikintu uzi ko cyari kimeze gutya none se wagiye kubona ukuntu kirarangiye n'ibindi rero bizarangira so rero nabazaniye ntuzivuga ngo sijivuga ngo icyo Imana yavuze kirasohora yango kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere Bibiliya tubwira ngo se uwaremye ugutwi ntiyumva uwaremye amaso ntabona nanjye reka nongereho nubwo bitemewe uwaremye ababyeyi si umubyeyi niba ababyeyi bakunda abana babo baratubyaye kubw'umubiri ese umwami Imana waturebye akaduha n'umwana wayo w'ikinege umwana umwe wenyine ese niki yatwima nta kintu na kimwe ashobora kutwima ngo yasezeranyije Hana ngo kumuha umwana w'umuhungu ngo yarabikoze yasezeranyije Sara kumuha umwana w'umuhungu niyo nkuru nje kubabwira
nje kubabwira ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugacogore, kugeza ubwo Yerusalemu izahindukira amashimwe. Ni ukuri ntabwo Imana yaduhamagariye kutwandagaza, ni Imana idukunda. Ni ukuri utarabasha kumva urukundo rw'Imana azayihamagara yibwira ati basi nyumvisha urukundo rwawe, nubwo naniwe, nubwo nanijwe n'iyi si, nubwo iri sezerano, ngo isezerano ryaramugeragezaga, niko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi, ngo isezerano ryaramugeragezaga. Nta muntu n'umwe isezerano ritagerageza. Ngo Yesu yagendaga mu bihanamanga, ngo ntiyari akunzwe, ngo ntiyari afite ishusho nziza, ngo ntabwo yari afite ishusho nziza. Sinzi ukuntu nabivuga, ni ishusho nziza, ni ishusho igize gute? ngo ntabwo yari akunzwe, ngo ntabwo yari afite ishusho nziza. Yesaya 53, ndahera kuri Yesu kuko niwe cyitegererezo Imana idushoboze gukandagira ikirenge mu cye umunsi ku wundi. Niba ari ikintu cyashoboka tujye twigira Imana tubwire ngo dushoboze kuba nka Kristo buri munsi, kugira ngo tubashe gushika ku masezerano yacu yo muri iyi si, kandi tuzabone n'ubugingo buhoraho. Hano Yesaya aravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, ngo kandi ukuboko k'Uwiteka kwayishuriwe nde, ngo kuko yakuriye imbere ye nk'igishenjegeri, ngo nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, ngo ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, ngo kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu bose, ngo yari umunyamibabaro, ngo wamenyereye intimba, ngo yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, ngo imibabaro yacu niyo yikoreye, ngo ariko twebweho twamutegereje nk'uwakubiswe n'Imana. Nuvuga ngo mbahaye kino cyanditswe, ni ukuri sinari nagiteganyije, Mwuka yarakimpaye, anyeretse imaje y'ukuntu Kristo nawe yababaye n'ukuntu yaciye mu ntambara. Ngo ntiyari akunzwe, ngo ntiyari afite ishusho ngo yo kwifuzwa, ngo yari igishenjegeri, ngo mbese yari yanzwe, ariko ibyo ntibyamubujije kuba umwami w'abami. Nuvuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Abwira Mariya, ambwiye ngo se hari icyo Imana ivuga ngo ihere? Marayika niko yamubwiye ngo hari icyo Imana ivuga ngo gihere? Ntabwo Imana ivuga ngo iheze. Mu ntangiriro 12 umurongo wa mbere kugeza kuri 4 harambwira inkuru ya Aburahamu. Iyi nkuru yantangaje cyane, sinajya nyitaho ariko nayitayeho. Inkuru ya Aburahamu, haravuga ukuntu ngo Aburahamu 12 ngo Imana imubwira ngo ave muri Uriya Bakaridayo, avaneyo, ave mu muryango w'iwabo. Bibiri tubwira ko bacuruzaga ibigirwamana, ariko burya Bibiri yongeye kavuga ngo abo natsindishije, abo namenye nabamenye kare. Nuvuga ngo Aburahamu Imana yari yaramumenye kare. Noneho mu gice cya 12 rimwe kugeza kuri 4 haravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Haniho kwizera kuri ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Ahangaha dukunda kuvuga ngo Imana iguha umugisha, ngo nzogeza izina ryawe. Ijambo nakunze cyane, ngo uzabe umugisha. Nuvuga ngo we muri we yahise ahinduka umugisha. Ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Ngo kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ahangaha Imana yahaye Aburahamu isezerano afite imyaka 75. Nicyo kintu nakunze, yari afite imyaka 75. Ngo Aburahamu aragenda kuko Uwiteka yamutegetse, ngo Loti ajyana nawe. Ngo ubwo yavaga i Harani, ngo Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse, niho yakiriye isezerano ry'uko azaba sekuruza w'amahanga. Imbere gato baravuga ngo abana batera, ngo Aburahamu na Sara ntago babyaraga, sibyo? Ariko yakiriye isezerano afite imyaka 75. Ahangaha ndagira ngo nkomeze abantu bafite amasezerano bibaza ngo Imana izaza ryari. Gusa ndashaka kubabwira ko naho ryatinda rirasohoka.
naho ryatinda Imana irarisohoza. Aha yari afite imyaka ingahe? 75. ni ukuri mu byandika ahantu. Arongera aragaruka muri Imana irongera amugenderera muri Genesis 16, ntangiriro 16. ahaho ngo yabyaye Ishimayeli afite ngo yari amaze imyaka 10 muri Kanani. Yari afite imyaka ingahe? 86. aha Aburahamu aracyategereje isezerano. Ubwo njyewe Imana yampaye rino jambo ndimo ndayishyuza, nkako Mana hari ibintu wabwiye, nibutse ko nari imyaka 5 irashira, ndavuga Mana yanjye nukuri ab'iki gihe kwihangana ntabwo guhari, nubwo ibihe bigoye, ariko niyo mpamvu naje kuvuga kuri iri jambo kugira ngo Umwami Yesu adushoboze twihanganire ibitugerageza tugere ku isezerano. Ubwo yari amaze abyaye Ishimayeli, yari amaze imyaka ingahe? 10 ari Kanani, yiyongera kuri 75, ubwo ibaye 85. ubwo ariko mu gice cya 17 hari ijambo nakunze, ubwo yatitirizaga Imana yibwira ngo ihe Ishimayeli umugisha. Imana yaramusubije ngo kandi bya Ishimayeli ndakumviye, nayo niwe ndamuha umugisha, ngo dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12 kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Kuri 21 avuga ngo ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, nzarikomezana na Isaka, uwo uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, ngo kuko ari cyo nashyizeho. Kwihanganira igihe Imana yashyizeho. Umwami Yesu adushoboze twihanganire Umwami Yesu, twihanganire isaha n'igihe Imana yashyizeho. Ntabwo akenshi tuba tubizi, ariko urumva ko hano yari amuruhuye umutima, noneho yaramubwiye ati umwaka nk'uyu nk'iki gihe, igihe Imana yashyizeho. Kuri 20 aravuga ngo igihe Imana yashyizeho. Twihanganire igihe Imana yashyizeho nubwo tutakizi, twihangane. Ni ukuri Aburahamu ni sekuruza w'abizeye, yarananiwe ajya no gutera ikiraka azana Ishimayeli, ariko Imana idushoboze kwihanganira igihe yashyizeho kugira ngo tubashe kugera ku isezerano yaduhaye, kuko ngo nta kimana yavuze ngo gihere. Icyambere dufite isezerano ry'umumaro, ari naryo rya mbere, dufite isezerano ry'ubugingo buhora twahawe na Kristo. So icya kabiri ni isezerano ry'ubuzima bwo muri iyi si, kugira ngo tubashe kubaho, tubashe kugenda dukomeye, tuvuga ngo uwo twavuganye no kubikora azabikora. Ni ukuri uriya mwana w'umuhungu yaririmbye indirimbo ndayikunda, ngo none urabikoze ndabyemeye, ngo nzavuga ahantu hose yuko ugira neza. Uriya muhungu ntabwo uriya ndirimbo yuzuye amavuta, ntabwo abeshya. Ni ukuri yarabibonesheje amaso, ngo ni kenshi nashatse kukuvaho, ngo ariko ntiwandetse, ngo inshuti zimvaho, ngo imiryango ntiyanyumva, ngo none urabikoze, ngo ndabyemeye. Ni ukuvuga ngo Imana irabikora. Dufite ikibaya cy'abahamya benshi bahamya ko Imana yasezeranyije igakora. Ni ukuri hari umudamu numvise ejo bundi ari gutanga testimony, aravuga ngo yari afite yamaze imyaka 10 yose atabyara, ngo ariko Imana yakoze igitangaza harabyara. Arangije aravuga ngo najyaga nizera ntashidikanya ibiri muri Bibiliya, ngo kuko nta muntu muri Bibiliya Imana yasezeranyije urubyaro itaruhaye, kuko nta muntu muri Imana yahaye isezerano itasezeranyije. Ni ukuri ibasha gukora. Nta nyigisho n'imwe njya ndangiza ntabivuze ngo ibasha gukora ibihambaye kurusha ibyo dusaba. Ni ukuri cyane yo kuko izi ibyo dukeneye, ibasha kubikora igashyiraho na biriya. Nakunze ahantu Yakobo ageze muri Egiputa ahuye n'umuhungu we, aravuga ati ariko Mana uri Imana nziza, nari nzi ko Yosefu yapfuye, none umunyerekanye n'abana babuzukuru. Ibasha gukora ibirenze ibyo tuyisaba. Ahangaha aravuze ngo kuko ari cyo gihe nashyizeho. Igihe yashyizeho hari umwaka uzaza. Ubwo Aburahamu yamaze kubyara Ishimayeli, arongera noneho mu gihe cyo kubyara Sara ngo yari afite imyaka 100. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yahawe isezerano afite imyaka 75, 80, ubwo ni 5, 90, 100. Yakiriye isezerano ku myaka ye 25, kandi yavuye mu isi atabonye urwo rubyaro, rwari urubyaro rwo mu mwuka. Yavuye ku isi atabonye urwo rubyaro. Isaka nawe yabyaye ntiyarubonye, ahubwo rwabonywe na Yakobo. Yakobo umugabo w'umuriganya. Nicyo kikwereka ko Imana ari inyebuntu,
ntabwo irobanura ku butoni, ni Imana iri beyond y'ibyo byose turebesha amaso, ni Imana yo ikureba ikavuga ngo anje nzamugira iki, nkireba urugendo uzacamo ikavuga ati ndabizi, iyo imaze gutegeka ivuga ngo anje nzamugira iki, ingabo z'abamarayika zitazimanuka gukora umurimo wo kukurinda muri urwo rugendo, kugira ngo aho hantu uzahagere ukwiriye. Twagiye tujya ku mashuri tukabibona, ukagenda ukararama nayiti wiga, ukabyuka ijoro, ukicwa n'inzara, ariko final ukabona diplome. Nuvuga ngo Imana ivuze ngo nzakugira iki, iba yemeye ko n'urwo rugendo rucamo kugira ngo inkamba zikuvemo. Hari ikintu cyajyaga kimbaho kera, njyaga ntaha mvuga ibi ntibyakozwe, ibi kuki basaza banjye barumiye bavuga ataratashye da, nza gusanga ko ari spirit ya egoisme, kwikunda, kwibona ko ari njye uhari handi ntabasha kubona abandi. Ariko igihe cyarageze, Imana incisha mu rugendo rwo kujya ndeba ko n'abandi bahari, bwo kujya numva mbese n'umukozi, mbese umuntu wese tubana mbasha kumwumva, kandi mbere yo kugira ngo judging maza gukurura neza, kumva neza ikintu umuntu yakoze cyari cyo, nkavuga wow, iki ngiki kimeze gutya. Ni ukuri twihanganire runo rugendo, ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Barabaririmbye yavuze ngo Mana icyo wavuze ngo ugikurikirana imyaka 1000, ngo kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Ni ukuri abo Kristo yahaye isezerano, muri nambeho, muri pfukameho, ni ukuri ntimwiyandurisha ibiryo by'ibwami, mwihangane, mwizirike umukanda. Nako natangiye mbabwira ngo muribuka bya bindi n'ubundi byari biteye ubwoba, mutari muzi ko muri bivemo, amplis ari urugendo. Natswe guharanira ikamba ritangirika, guharanira isezerano Imana yaguhaye. Ni ukuri ntabwo yaduhamagariye kutwandagaza. Nicyo narije kubabwira muri uyu mugoroba. Aravuga ngo igihe nagennye, igihe kuri 17:21 yavuze igihe, kuri 17 kuri 21 noneho kabiri nabwo arongera avuga igihe. 17:21 niho navuze kuko ari cyo gihe nashyizeho. Kuko ari cyo gihe nashyizeho, urumva? Noneho kuri 21 niho ntari hangijishije. Kuri 21 titira avuga ngo Sara abyara Isaka, ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Nk'uko yagize gute? Nk'uko yavuze. Ngo Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranyije, ngo Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Ahangaha yaragiriwe ubuntu. Buriya iyo umwuka wera azanye amasezerano, inzozi, iki, abahanuzi, ukagirirwa ubuntu ugahura n'umuhanuzi Imana asize amavuta akakubwira igihe, wihangana neza uzi byari byo. Ariko harimo abantu twihanganye tutazi igihe, ariko igihe turimo ubu tugikoresha nk'uko gikwiriye, kugira tuzagere muri icyo gihe tutazi ariko ni ukuri yasezeranyije no kubikora izabikora. Ntabwo nzi isezerano Imana yaguhaye, ntabwo nzi ibyo wiringiye utegereje, ni ukuri yasezeragije no kubikora izabikora. Mu Galatiya hagati mu gice cya baravuga isezerano ryo ryaba iry'umuntu. Dusipoze ko twakiriye amasezerano dusipoze ko twakiriye amasezerano y'ibinyoma cyangwa amasezerano ameze gute, ariko ngo isezerano rero ryabi 3:15 Abagalatiya, ngo isezerano rero ryabi ry'umuntu rirakomezwa. Noneho twibuke amasezerano y'Imana. Muri Bibiliya harimo amasezerano arenze 100, n'utararyakiriye ku buhanuzi arifite mu ijambo ry'Imana. Ngo nukuri nzagendana nawe, nukuri nzakugira ubwoko, nukuri uzaba umugisha. Ntabwo ari Aburahamu wenyine yabwirwaga na generation yose, nukuri uzaba umugisha. Nukuri mureke Uwiteka dushoboze gutegereza twihanganye. Imana yo mu ijuru ibiteho, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru ibaha imbaraga mu mwuka, mu mubiri. Nicyo mbasabiye nanjye nisabira, iduha imbaraga tute kunanirwa. Ni ukuri iduha umutsima wo kurya, duhaguruke dukomeze urugendo. Ni ukuri dukomeze amaboko, ni ukuri twima amaso twe kureba ibiduhangayikishije, ibyo twibaza ngo bizagenda bite, ahubwo twibuke ko hari ibyo yakoze
tutatekereza ko yakora. Ibyo nsaba ngo Imana inkomeze urugendo nibyo nanjye mbasabiye. Ni ukuri nzamuye imitima yanyu, nzamuye imibiri yanyu, nzamuye ibitekerezo byanyu ngo Uwiteka bikomeze, abyuzuzemo imbaraga, tubashe gukomeza urugendo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Uwiteka Nyiringabo akomeze abiteho kandi ahaze kwifuza kwanyu. Dutangiye icyumweru, reka kizarangire mufite amashimwe. Umwuka w'urupfu ndawirukanye, umwuka w'impanuka ndawirukanye, umwuka w'uburwayi ndawirukanye ku bantu bose bazumva rino jambo. Mu izina rya Yesu Kristo, mbatuyeho amahoro, mbatuyeho ubutsinzi, mbatuyeho kwihangana, mbatuyeho gukomezwa n'umwuka wera, mbatuyeho gushira amanga, mbatuyeho guhamwibuka ngo uwasezeranye no gusohoza azasohoza. Mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nabo Umwami Imana ari kugirira neza, ni ukuri mwibuke kumushima, kuko hari ababwiwe kera ko bazagirirwa neza muri iki gihe turimo. Mwibuke kumushima, ntimube nka ba bandi bagiye bagaruka no kumushima. Mwibuke kumushima. Sivuze ngo mujye ku karubanda, ariko upfukame mu gitanda cyavuga ngo Uwiteka Mana wakoze. Wibuke gushima. N'uwatanze umuhigo yibuke ko yawutanze, awuhigure. Ni ukuri nibinashoboka mujye kwiyereka abatambyi, mutange ituro ry'ishimwe, mubabwire muvuge ngo cya kintu mwasengeye, cya kintu twapfukamiye hano. Niyo umukozi w'Imana atagusengera, iriya ntebe aba yaguze ukayicaraho ugatuza ukaramya, uyibuke uyishimire, ushimire Imana ko byose byakozwe ku bwacu, ku bwawe. Imana yo mu ijuru ibiteho. Ni ukuri mwibuke kuyishima, mwibuke kuyishima. Abo Imana iri kugirira neza, abo Imana iri guhembura, kandi namwe muruhijwe n'urugendo ntimureke gushima. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibi n'ibyiza mushime. Nongeye kubibutsa ngo mwibuke bya biri twavuga ngo bigiye biragenda bite twaciyemo, hanyuma muzamura amaboko muti Mana na biriya warabikoze, ndakwizeye n'ibindi uzabikora, kandi ndakwizeye tuzataha amahoro. Ndabashimiye cyane. Uwiteka abahire muri byose, amen.